Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu mbahaye ikaze. Jeremy Muhirwa, Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום. Tugiye kureba inyenyeri ya Dawidi, ibyo bita inyenyeri ya Dawidi. Maze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bita Kristo. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba inyenyeri ngo bita ya Dawidi. Urayibona iriya nyenyeri inyuranamo bita ngo ni ya Dawidi. Mbere rero yo kubyinjiramo reka maze nkubwire nti ndagushimiye wowe umaze kwiyandikisha subscribe kandi like kugira ngo ubu butumwa bugere ku bantu benshi cyane, iyi message igere ku bantu benshi cyane, banyote ukuri, benshi bave mu binyoma babeshywe baze mu kuri, biyambura iyobozabukungu bamazemo imyaka y'ubuzima bwabo bwose. Twinjiremo rero, kandaho like tuzamuke kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, ubundi turebe iby'inyenyeri. Ese ubundi iyi nyenyeri bavuga ngo ni ya Dawidi, umwami Dawidi yavuye he? Ko muri Bibiliya nta hantu hamwe bayitubwira iyi nyenyeri, kandi nta kimenyetso kimeze nka kuri Imana yatanze ngo cyitwe ngo ni inyenyeri ya Dawidi, ahubwo abantu bayivanye hehe? Gisoma Bibiliya yose rero usanga nta hantu na hamwe Imana ikubwira ngo ukoreshe ibimenyetso nka biriya usenga cyangwa se ubugire indangamuntu yawe. Iyo ubonye iriya nyenyeri wibuka iki? Uhita ubona Isiraheli, uhita ubona ngo ni ubwoko bw'Imana. Ariko se nkubwiye ko iriya nyenyeri nta hantu na hamwe muri Bibiliya wayisanga, gusa inyenyeri zakoreshwaga dusanga muri Bibiliya ni inyenyeri z'ikibi, za sekibi, nk'uko tubisoma muri Amosi 5:26. Mwahetse Sikoti umwami wanyu na Kiyuni ikigirwamana cyanyu n'inyenyeri y'Imana yanyu mwiremeye ubwanyu. Iyo niyo nyenyeri Imana ivuga ko ari inyenyeri ihabanye no gushaka kwayo. Ibi kandi tunabisanga mu Byakozwe n'Intumwa 7:43. Mwateruye ihema rya Meroke n'inyenyeri y'ikigirwamana cyanyu Refani, n'ibishushanyo mwiremeye mukajya mubisenga, nanjye nzabimurira mbimurire hakurya y'i Babuloni. Urumva baragiye biremera ihema rya Moleki, barangije bakora n'iyo nyenyeri bakajya biramya babisenga. Nibyo by'ibirero by'inyenyeri ya Dawidi yateye. Yavuye he ko Imana itigeze iyibaha? Ahubwo se nkubwiye ko iyi nyenyeri ikomoka mu migenzo ya gipagani. Rega gipagani yinjiriye abantu benshi cyane. Reba idini Katolika naryo uko byagenze, bantu ba Constantin binjizamo za Noheli, binjizamo za Pasika. Bariya nabo bararebye baravuga bati ntitwatangwa, reka dufate inyenyeri. Inyenyeri bayivana mu bapagani barayizana. Urabona rero ukuntu ikozwe na mpande esheshatu. Urebye yahoze ikoreshwa n'amadini ya gipagani mu bupfumu no kuraguza n'imigenzo nk'iyo ngiyo yose ya Satani, mbere y'uko bari abantu bayifata bakagira ikimenyetso cyabo. Urumva kera mbere yakoreshwaga n'abapagani mu bintu byo gupfumu no kuragura n'imihango yose ya gipagani, baza kwifata rero bayigira ikimenyetso cyabo. Ibyo rero bakaba barikoresha mu bintu bya maji, bakoreshaga za maji, ibintu bitagendanye no gushaka kw'Imana n'inzira z'Imana. Ibindi bimenyetso nk'iby'iriya nyenyeri biboneka mu Babuloni, niho byiberaga, mu Misiri, mu Bahinde. Abahinde biriya bintu byose bakora bagendesha n'ibintu by'Imana z'uburumbuke, niho biriya bimenyetso byagiye biva. Imana ikakubwira iti ibimenyetso nk'ibyo ntukagendane nabyo. Ikindi rero Imana itubwira ni iki? Imana iratubwira iti biriya bimenyetso by'abapagani ntuzigere na rimwe ubifata kugira ngo utabibarwa nabyo, nk'uko tubisanga mu Itegeko wa 2:12-31. Imana irababwira iti bantu banjye ntimukirundeho ibyo bintu by'ibigirwamana, yaba ibyo bishushanyo, yaba iyo misaraba, yaba
izo nyenyeri ntihakagire na kimwe mufata ngo mukigire imigenzo yanyu. Yeremiya nawe akatubwira mu 12 ntuzigane inzira z'abayobe. Gukoresha rero iriya nyenyeri nk'ikimenyetso kiberekana bivuga ko ari ugusuzugura Imana kandi bikagufasha kujya mu bigirwamana no kubyambaza. Biriya bintu baba bambaza ibigirwamana. Gute rero cyabaye ikimenyetso cya ririya dini cy'abari abantu bigize muri Isiraheli biyita mu bwoko bw'Imana? Iyo nyenyeri ya Dawidi iyo uyibonye uhita ubona bariya abantu bakavuga ngo ni abantu b'Imana, ariko uko tubizi batangiye kubikoresha ahagana mu kinyejana cya 17. Noneho wareba muri Bibiliya wabaza ati se yavuye hehe kandi ko Imana itayerekana itavuga ngo bayikoreshe, ugasanga barakubwira bati nibyo migenzo yacu twakuze tuyizi nta kindi twakora. Bivuze iki rero? Bivuze ko baba aho bashyira imbere imigenzo ya Satani itagendeye ku mahame y'Imana, itagendeye ku mategeko y'Imana, kandi noneho ugasanga ari ikimenyetso Imana yanga itatanze, bakanavuga bati ni isezerano n'Imana. Imana ikavuga iti no, reka uzabaze ko hari nakibahaye. No muri Bibiliya agenda urebe ko hari ahantu iriya nyenyeri ivuga. Bivuze iki rero? Imana irakubwira iti, ijambo ry'Imana rirakubwira riti ntugafate ibintu byera by'Imana ngo bivange n'abapagani n'imigenzo ya gipagani, nk'uko tubisoma muri Ezekiel 22:26. Iriya nyenyeri rero bita ya Dawidi ni ikimenyetso cy'imyuka mibi n'imigenzo ya Satani, kiterekana Imana na rimwe, kidahagararira Imana na rimwe, kuko nta nubwo biri muri Bibiliya. Abantu rero bemera Imana, bakunda Imana, ntabwo bagomba gukoresha ibishushanyo nka biriya, inyenyeri nka ziriya bitatanzwe cyangwa se bitahawe umugisha n'Imana, kuko usanga bikoreshwa mu kuraguza, gusenga ibigirwamana n'ibindi bibi nk'ibyo biganisha abantu mu irimbukiro. Iby'iriya nyenyeri rero byumvise rero, nujya uyibona jya uvuga uti kandi noneho reka biranigaragaza kuko bari abantu bishyize hariya, narakubwiye aho bavuye. Kuba rero bakoresha ibintu bihabanye n'Imana, byanze bikunze urumva ko byumvikana. Cukubiri rero ni ikintu cyitwa ibimenyetso, ibishushanyo, inyenyeri nka ziriya, gusenga ibishushanyo cyane cyane ibigirwamana byose. Niba uri mu bupfumu va mu bupfumu, niba uri mu kuraguza va mu kuraguza. Iyo migenzo yose ya gipagani Imana yanga urunuka, rekana nayo uva uzimu uziba umuntu, kuko biracyashoboka wakwakira agakiza nawe ugakizwa. Niwe mbwira uriyumva uriyizi, shaka agakiza rero, naho ubundi ibindi byose ni Imana nibigena. Kandi nzi neza ko ibintu nk'ibyo byose niba wumva wizi ko bikuriho, yawe umuntu habwirwa benshi akumva baneyo, byanze bikunze uravuga uti ushobora ni njye cyangwa n'uriya, ngo navugiye muri rusange. Niba wumva rero uri muri iyo migenzo, yivemo, uve mu nzira za gipagani, ugarukire Imana, kuko Imana nayo igifite ibambe, izakugira ibambe ikakubabarira. Nkambashimira nanone abo twabanye, kanda subscribe niba utarayikora, kanda aho like kugira ngo message igere ku bantu benshi cyane, kandi wiyandikishe. Nkomeje kubashimira. Imana ikomeze ibarinde. Shalom, toda haba, tov meyod.